byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe iki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ujye ubasha gukurikirana ibiganiro twa uploadinga byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero murabona ko twasuye abantu beza cyane, abantu bambaye umwambaro w'akazi. Mwatangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo reka duhere kuri side. Watangira wibwira abadukurikiye. Ndabona rero mwambaye imyenda idasanzwe, imyenda y'akazi. Turagira ngo noneho hari abantu ngiye bamaze imisi bambaza ngo akazi ko twabuze akazi waturangiye akazi. Nanjye nkababwira ati se mwabuze akazi gute kandi ahanga hanze hari abantu benshi batanga akazi, ariko bamwe kumva ngo ngiye ngo sinajya kubiki undi ngo sinabiki ngiki. Mu byukuri akazi karahari ariko abantu ntago bazana bagashakira. Muze ni izihe nzira waciyemo kugira ngo ube wabasha kubona kano kazi? Kubona aka kazi ni ukwitinyuka ugakunda umurimo ugiye gukora. Abenshi bavuga ati kujya mu gisekirite kirekada nyamara kiradutunze kikadutungira n'umuryango. Ahubwo ngiye nashishikariza n'abantu birirwa bazerera mu mujyi barashakisha akazi buri mwaka kabona ubundi ntibakabone, ahubwo nababwira ati amakampani ariho ari kwangaje abakozi. Urakoze cyane. Muze yaragize ati ngewe rwose ndashishikariza abantu bambaza akazi cyangwa se abantu bavuga akazi karabuze. Mu byukuri hari amakampani menshi cyane tuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda agiye atanga akazi ku bantu b'urubyiruko cyangwa se bagifite imbaraga zo kuba bakora. Turagira ngo nawe Esther utubwire ukuntu aka kazi ukimara kukagiramo ni izihe mbogamizi wahuye nazo kugira ngo ubashe kubona kano kazi? Nta mbogamizi nahuye nazo, cyambere nuko natinyutse nkakora, nta zindi mbogamizi. Nta kindi. None se hari abantu wenda bari mu kigero cyawe usanga umuntu ngo sinaba umusekirite ngo sinabiki ngo amafaranga bahembwa ngo ni makeya. Mu mafaranga makeya ubasha kubona cyangwa se akazi ubasha gukora ukitwaramo gute cyangwa se muri makeya? Kubera ko bindinda gusaba ababyeyi banjye buri kimwe biramfasha cyane. Ushara mbonye nkemura ibibazo byanjye niriwe njya gutega amaboko ku bandi. None ikigeretseho wanakubona no mu nzira wagira ngo ukora mu biro pe, kuko isura ufite, ubwiza ufite, uburyo useka neza, byagorana kubwira umuntu uti ngewe nkora kano kazi kandi ngahembwamo amafaranga makeya. None se muze buriya hari abantu bari hano hanze bafite imbaraga zo gukora, urumva, ariko ugasanga abo bantu imbaraga zabo barazirera. Ugasanga no umuntu wirirwa ku muhanda yirwa agenda ngo yabuze akazi. Buriya rura rubyiruko we ufite inararibonye mu kazi, bari abantu buriya wari iki bababwira? Ngiye cyo nababwira ati wakoze subscribe kuri Nyayo TV show, nawe utarayikora rero iki ngiki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu twa uploadinga bya buri munsi. Tuba tuhafite inkuru training hano kuri iyi mihanda, tunatumira tugira n'abantu bagiye batandukanye baduhereza ibiganiro kugira ngo bashimishe abadakurikiye. So uyu munsi rero murabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'imibiri yombi, muramubona neza. Watangira wibwira abadukurikiye. Bravo, mwiriwe. Iminsi myinshi cyane tutakubona kuri iyi mihanda, sinzi ahantu wari waraheze. Abantu bajyaga bakumva ati se Kayezu yagiye he? Nari mpari, hari ukuntu umuntu yihugira ariko nari mpari. Ariko basi ugerageza ugaragare, dore abantu babagukumbuye, abantu bamaze gukunda ari abantu benshi cyane. Muri inbox babambwira ati Kayezu n'umwana mwiza cyane. Wowe iyo ugenda ukamara ibyumweru bitagaragara wumva utakumbuje abantu cyangwa se utatumye imitima y'abantu ihagarara? Mwihangane ntago bizongera. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire. Hari umwana w'umusore uri gutureninga hano kuri social media, uherereye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, wagaragaye akubita mushiki we. Mu byukuri uburyo akubitaga mushiki we yari yamaze nk'umuntu washaka kumwica, ariko Imana yaje gukinga akaboko mushiki we ntiyapfa. Irankuru wabashije kwibona? Narayibonye nubwo ntayibonye cyane ariko nanayibonye. Iriya video ni igiki kwigisha cyangwa se ni igiki wayungukira? Nta nyigisho zirimo, nonese buriya umuvandimwe wabaye kugira kuri inyigisho zirimo n'izi. Ngiye byarantunguye cyane maze kubona uriya muhungu uburyo akubitaga uriya mukobwa, kugeza ubwo mushiki we yamusabye imbabazi aramubwira ati basi reka nambare. Musaza warabyanga aramubwira ati ndakwica. Abwira ndetse n'abantu baba bari ku kamera video arabwira ati namwe mu kamera wowe wabibonye gute buriya? Ubwo se bari abantu bakameraga buriya bo nta ruhare babifitemo. Njyewe sibye ko nabariya bari gukamera, ngiye numva ko umuntu wese wari uri hari ahantu ahubwo leta
yagakwiye kubafata ikabafunga bagahanirwa amakosa bakoze, kubera ko bari barimo barashyigikira uriya muhungu kuba yakubita uriya mukobwa kugeza ubwo yashatse kumwica, kuko nabonaga afite n'icyuma. harya ngo bari mu kihe gihugu? Bari mu gihugu cy'Ubufaransa ngo mu mujyi wa Marseille. mbese kiriya gihugu nta butabera kigira? Nanjye nicyo nibaza. rero ntabwo bikwiye, nabo nyine ntibabikoreye mu Rwanda, yaba ari mu Rwanda ubu baba bashyikirijwe inzego z'umutekano. Njyewe byarababaje rwose kubona umwana w'umukobwa yaramukubise amusaba imbabazi, banagira ate umuhungu neza neza aranga. Birababaje, nta muntu bitababaje rwose. Shani hatari. Gusa twari tugukumbuye, imishinga wahoze utubwira mu minsi yashize, imishinga igeze he? naje kurwara ariko nyine naje. Yo Paul disi. Naje, murabona nibwo nkitora n'agatege, munyihanganire, ariko amasezerano ni yayandi. Ku cyumweru twizere ko abakunzi bawe uzabasangiza video nziza cyane. Cyane. Urakoze cyane kwitabira ubutumwa bwacu, Esther. Murakoze cyane.